irabimuha ngo agire gute abitegeka abitware abitware none icyaha kimaze kubicurika biramutwara. Reka dusuhuze abakunzi b'ubutumwa bwiza, dusuhuze abana b'Imana, dusuhuze inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi, mu Rwanda, mu Burundi, muri Tanzania, muri Uganda, muri Congo, muri Malawi, muri Zambia n'ahandi hose tutavuze bumva runo rurimi tuvuga, ngo ni muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya. Abantu bose muzi ko mudukurikira muri hirya no hino ku isi, mwese turabasuhuje. Muri no minsi dufite n'abakunzi ariya i Rubavu, ego ntabwo nari nzi yuko tugirayo abantu, ariko mfite abantu bamamagaye mu minsi nk'ibiri ishize, nabo turabasuhuje. Abanyarubavu bakunda igihe cy'Ubuntu TV turabasuhuje. Ubwo n'abandi bantu bari hirya no hino mujye mutuvugisha, mujye mutwandikira, hari nimero dushyira hasi kugira ngo tubaze ku bibazo muba mwagize, cyangwa se munadusuhuze tunabamenye ko hari bene data bandi bari hirya no hino. Ni icyo ngicyo gusa dushyiriraho iyo nimero. Imana ibahe umugisha rero. Ubwo abari Rubavu mwese bakunda ubutumwa bwiza, bavutse ubwa kabiri, bizeye, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugarutse rero gukomeza cya kiganiro ego cyo twasubitse ubushize, ubwo duheruka gukorana ikiganiro njyewe nawe, twari turi kuvuga ku migisha, tuvuga ku cyitwa umugisha. Tuza gusanga umugisha ari ikintu umuntu buri munsi aba yifuriza undi, nawe ubwe aba akiyifuriza, ariko niyo usezeye umuntu, niyo umuntu akugiriye neza, niyo hari icyo wumva gikomeye umuntu agukoreye, uhita umubwira ngo Imana iguhe umugisha. Tuza gusanga umugisha atari ikintu umuntu aha undi, ahubwo ni wishes, ni icyo umuntu akwifuriza, ukakimwifuriza usa nk'uri kugisaba someone out of there, utari aho ngaho. Ubwo ni Imana uri kugisabira Imana uwo muntu, ngo Mana uyu muntu umuhe umugisha. Noneho tuza gusanga umugisha umuntu atawukorera, ahubwo awifuriza mugenzi. Noneho tuza kudisitenga rero uko Bibiliya ivuga umugisha mu Isezerano rya Kera, tuza no kuvuga uko tuvuga ko tuzanavuga uko Imana ivuga umugisha mu Isezerano Rishya. Mu Isezerano rya Kera rero twakoresheje ngira ngo mu gutegeka kwa kabiri, aho Imana ibwira Abisirayeli ngo nimugire umwete wo kunyumvira, mugega byanyu bizuzuramo imigisha, ngo muzaba imitwe ntimuzaba imirizo, ngo muzagaburira amahanga ntawe muzasaba. Ivuga ibintu byinshi ntagiye nsubiramo, ariko tuza kuvumbura ko ibyo bintu biri no mu bintu byababereye umutego, bikabazanira ahubwo kurimbuka. Ubwo umugisha kwari ukugira umwete wo kumvira Imana ku byo yategetse, wabikora ukabona umugisha, ariko biza kurangira nta muntu n'umwe ubikoze. Noneho ahubwo ko byasabaga gutungana, kugira ngo ibyo bintu bikore byasabaga ko ubanza kumvira amategeko y'Imana ugatungana. Yego, biranga rero, gutungana biranga, ahubwo bihinduka umuvumo, aho kugira ngo bihinduke umugisha. Naho ngaho twari turimo tuvugira, tuvuga ko nyine urumva hari umugisha, reka tuwite umugisha wo mu Isezerano rya Kera, hari n'umugisha wo mu Isezerano Rishya. Yego, mu Isezerano rya Kera rero tuzi ko ibintu byose byahindutse umuvumo. Yego, aho kugira ngo bihinduke ibibazanira ubuzima, ahubwo byaba bihindukiye ibibazanira urupfu. Yego, nkeka ko turi hariya ahantu wenda turaza no kubireba. Yakobo ataritwa Isiraheli, muribuka ko Imana yavuga ngo haye umugisha, ari wo yanyaganyije Isaka. Yego, Plutôt Esawu. Uwo yanyaganyije Esawu wita umugisha, Esawu akaza akavuga ati ariko papa, umugisha wose wawumuhaye koko? Wose wawumuhaye? Ati nawumuhaye. Uribuka ko yaje
kugenda akacika ndetse ibintu byose bigasigarana Esawu. Yego. Sibyo? Yakobo akajya kwa Labani agakorera abagore n'iki n'abana, ariko kugeza ubwo ngubwo yari atarabona umugisha cyane, icyo yitaga umugisha. Kuko ibindi byose ngira ngo acika yari yabisigiye mukuru we. Anagarutse yagarukanye amatungo n'inka, arongera amwongera n'ibindi, aranabyanga, ariko agahora avuga ati ntabwo nari nabona umugisha. Ntabwo nari nabona umugisha. Uzi ko yakiranye na marayika barwana, ngo akavuga ati sinkurekura utampaye iki umugisha. Iki kintu ashaka ni iki? Nicyo tugiye kuganiraho. Icyo kintu Yakobo ashaka, kandi ise yarakimuhaye Isaka, akaba n'ubu akigishaka, kandi arimo kurwana na marayika, kandi akaba arwana na marayika kugira ngo akunda muri icyo kintu. Kuko umugisha ise yari yamubwiye ati mwana wanjye umugisha, wenda turaza no kuwasoma mu itangiriro turebe ibyo bintu, turebera inkuru ya Esawu yisacinge na Yakobo, noneho tuyisome, noneho turebe icyo kintu Yakobo yari arimo ashaka ni igiki. Urumva rero ni igiki? Abantu baze kutwumva rwose neza. Uzasanga Bibiliya hari ukuntu ikoresha, ikavuga Isiraheli ikavuga na Yakobo. Iyo ishaka kuvuga Isiraheli mu buryo bw'umubiri buri pire ivuga Yakobo, yashaka kuvuga Isiraheli mu buryo buri mwuga igakunda kuvuga Isiraheli. Yego. Ubwo wenda duherese kuri ihera inkuru yose nta kibazo. Esawu aguza Yakobo ubutware. Yego, hera aho ngaho none urigira imbere. Ni itangiriro ibice 25 umurongo wa 27. Bibiliya iravuga ngo abahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba, Yakobo we yari umunyamahane make yabaga mu mahema. 28. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we, Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse, kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza. Ubwo koza si ugusonza, ngira ngo icyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubu se koko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Kuri 26. Isaka aze mu gihugu cy'Abafilisitiya. Tuna page uje ku yindi na karindwi. Okay. Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati mwana wanjye. Aritaba ati karame. Aramubwira ati dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire umuhigo, untekere inyama ziryoshye n'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Nabyumvise rya jambo mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Kuri ya paji ya 26 ho babyitaga ubutware, hano bihindutse umugisha. Umurongo wa 5. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise se abwira Esawu mwene so
ati mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye weshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye wumvire ibyo ngiye kukutegeka, jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda, nawe uzishyire so azirye aguheshe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, jyewe umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe aba ari jye ubaho, nyumvira gusa ugenda uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye haremberekereye. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. 18 ajya hose ari aramuhamagara ati data, aritaba ati ndakwitaba, urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza se ati ndi imfura yawe Esawu, nkoze ibyo wantegetse, ndakwinginze byuka urye ku muhigo wanjye kugira ngo umeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje utyo mwana wanjye? Aramusubiza ati nuko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino, ndakwinginze ngukorakore nenye yuko ari umwana wanjye Esawu koko cyangwa koko atari we. Yakobo yegera Isaka aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo, ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. Nuko amuhesha umugisha, aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndiwe. Aramubwira ati unyegereze nanjye ndye umuhigo w'umwana wanjye kugira ngo uheshe umugisha. Arawumwegereza, ararya, amuzanira vino ashozaho. 26 Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima w'Uwiteka. Impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga kwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. 30 Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka, Esawu mukuru we arahinguka. Komeza. 31 nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. 32 Isaka se aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhiga akawunzanira, nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha, kandi koko azanawuhabwa. Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi n'umunyamubabaro, abwira se ati jye nanjye mpesha umugisha data wambyaye.
aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya. Yamenya ate ko ari murumuna we? Yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Aramubwira ati Yakobo, ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati nta mugisha wasigaranye? Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye gutwara na bene so bose, nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino y'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? 38. Esawu abaza se ati nta mugisha n'umusigaranye data? Jye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Nishake ndekera aho ngaho. Urumva nyine yaje gushaka kumwitana ibyo bigiye kujya, ariko kugira ngo dukomeze twumve icyo umugisha uvuga, reka nanjye nsome mwitangire igice cya 32, igice cya 32 umurongo waho 26 cyangwa tukamara kuri 23. Yakobo akirana na marayika w'Imana, abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana abambutsa umugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageze mu museke. Abonye yuko amutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga. Ubwo ni Yakobo wari utsinze marayika w'Imana. Abonye yuko amutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kutampaye umugisha. Sinkure kutampaye umugisha. Mwamaze kumva ibyo Yakobo se yamuhaye Isaka? Yamuhaye umugisha, yaramubwiye ngo umwero w'ubutaka zatwara barumuna bawe. Ibintu byose yabimweguriye. Nabyo nyine ubundi arimo kuvuga ati ntacyo mpaye. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Yakobo yaravuye n'iki ko umuntu umugisha? Yakobo yari yahishuriye. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuhera y'umugisha. Wa mugabo yahaye Yakobo umugisha. Rero Yakobo yita aho hantu Penuweli ati ndebesheje amaso Imana sinapfa. Ndebesheje amaso Imana sinapfa. Yamuhaye umugisha ariko azuba rero arasa akirenga Penuweli acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo. Ino ni inkuru nayo y'umugisha Yakobo. Izino nkuru tuzivuze cyane, ni ndende z'ukuntu Yakobo yagiye agahunga. Isaka yashatse kumwica, Esawu nako yashatse kumwica, hanyuma ashatse kumwica Yakobo arahunga. Nyina nawe amuhungishije, amuhungishiriza kwa nyirarume Labani. Amuhungishiriza kwa nyirarume Nabali. Nabali. Noneho oya ni Labani. Numvaga bita Labani. Noneho Labani Yakobo aragenda, bumvisha ko yari afite abagore n'inshoreke. Bo nabo muri ya migisha bari bamuraza ibirimo. Abagore n'inshoreke n'abana 11. Yewe yaje kuvanayo n'amatungo menshi, kuko Imana biruka ko yaje kumuha ibyo abantu bita umugisha nyine. Ibyo abantu bita umugisha, ntabwo byita umugisha, ibyo abantu bita umugisha.
ibihuga yego muribuka ukuntu intama zabyaraga bitewe n'uduti Yakobo yafashe agashyira kuri izo ntama zigahita zibyara ibyo Yakobo ashaka, vanayo umutungo mwinshi cyane. Aza guhura na Esawu aza kumusanganira. Yakobo ashaka guha Esawu ubutunzi, Esawu aramubwira ati yewe ndatunze kandi wumve Esawu nibamuhaye umuvumo, wumvisha biriya bamuhaye umuvumo, wumvisha ko biriya bintu byamubereye umuvumo, ati inkota ye ntizamubeshaho, yego n'ibindi nako bazagutwara rwose, ariko ubutunzi yarabufite. Ariko se kuki ubutunzi abufite ariko akaba yarashakaga umugisha? Yego, yashakaga iki? nicyo turi burebe. Yakobo we yashakaga iki? Ni igiki yibye? Ni igiki yibye? Bakamubwira ati arandiganyije, ati bwa mbere arandiganyije ubutware, none andiganyije umugisha. Ni igiki Yakobo yibye? Ni igiki Yakobo yabonye? Icyo tugiye kureba rero. Uwo mugabo akirana na Yakobo, yego Yakobo yaramubwira ati sinkure ku butampaye umugisha. Ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Ati ntukiri. Ikintu gikomeye cyane, ikintu cya mbere gikomeye cyane, ni uko yamubwiye ati ntukiri Yakobo, ahubwo uri Isiraheli. Nicyo gikomeye, ni nacyo yamuhaye. ariko se hari ikindi yamuhaye? Ntabwo yamuhaye amatungo kuko yari ubwo rero ikintu tugiye kuganiraho gifite titiri ivuga ngo umugisha wa mbere wo muri Kristo Yesu, wa mbere nuko umuntu ahindurirwa izina from Adamu wa mbere ukajya muri Adamu wa nyuma, utakiri ego Danieli. Ibyo turaje tubisome. Yego, nta n'ikindi kibaho, nta n'ikindi kibaho, ntawe uri mugisha nawe, kwanza nta n'uwundi ubaho, ko mbyita ibya mbere, ni wowe wa mbere ni nawe wa nyuma, nta kindi kintu kibaho kitari ibyo. Ubwo nta kindi kintu yamuhaye, yaramubwiye ati guhereye uyu munsi ndakubwiza ukuri, ntago ukiri Yakobo, ahubwo ubaye Isiraheli. Kandi yaramubajije ngo witwa nde, ubundi yagakwiye kumusubiza ngo ntabwo ukitwa Yakobo. Ariko wibuke ko kwa se yabwiye Esawu ngo izina ni ryo mu ati ni umurimo, izina ni ryo umuntu arandiganyije. Ikintu rero Yakobo arashaka guhindurirwa iyo identite yitwa izina. Yego, urumva izina rye rihwanye na identite ye, rihwanye n'icyo ari cyo. Izina ryo niko yavuze. Yakobo ubwo bisobanuye uburiganya. None rero Yakobo ntafite inka, ntafite abagore, ntafite abana, ntafite ibiki, ariko afite identite yitwa uburiganya. Nta kindi rero ashaka na rizima, arashaka guhindurirwa identite, arashaka kuva mu buriganya, arashaka guhindurirwa izina. Nta cyitwa Yakobo, ubu yitwa Isiraheli. Mwese se ntimubizi ko yitwa Isiraheli? Ntawe utabizi. Yaramamaye, ubu yitwa Isiraheli. Ibi bintu bavandimwe ndagira ngo tuze kubyumva. Nkurasomera mu Baheburayo, noneho tugiye kureba ikintu Esawu bamuriganyije. Baheburayo igice cya kangahe? Cya 12 umurongo 26. Baheburayo igice cya 12 umurongo 26 biravuga ngo mwishakire. Ariko byumvikane neza ko umugisha wonyine Imana itanga ni ukugukura mu buriganya, ukura muri identite,
uvana muri identite ukaba Isirayeli. Isirayeli nabyo turaza kureba icyo bisobanura. 16 16 baravuga ngo badaka 15 na 16 yego baravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahumana. yego kandi hatabaho umusambanyi urumva cyangwa se umusambanyikazi. oya kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana. urumva ngo uyu musambanyi bisitadire gukerensa iby'Imana. gusambana barimo kuvuga aha ngaha ni ugukerensa iby'Imana. yego hatagira ngo ni ugucomeka igitsina mu kindi. uvuga ngo hariho ubusambanyi bwitwa gukerensa iby'Imana. sibyo ngo hatabaho rero umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu. ubwo Esawu ikintu yakoze byo gukerensa iby'Imana. iby'Imana ni ibiki? ni ibivugwa ku mwana w'imfura. ubundi umwana w'imfura muri Isiraheli, abana b'imfura, reka mbaze mvuge kano kantu. buri icyatumye habaho Abalewi, sibyo? Abalewi Bibiliya ivuga ko bagiye mu cyimbo cy'abana b'imfura Imana yacunguye mu Egiputa. baguranwe. yego baguranwe. buri abana b'imfura bivuze iki? abana b'imfura nabo Uwiteka. yego nibyo abana b'imfura nabo Uwiteka yabacunguye ryari? yabacunguye cya gihe muri Egiputa, gihe hazaga icyago cya nyuma. yego niko avuga mu Balewi. tuze kubisoma mu Balewi ukuntu no kubara ukuntu Uwiteka avuga ngo umbarira Abalewi babe mu cyimbo cy'abana b'imfura. abana b'imfura kuko bose n'abangi n'uburiza bw'intama n'ibindi bintu byose murabizi ko ari iby'Uwiteka. ikintu cyose kivutse mbere. abati rero ubu barabare mu cyimbo cy'abana b'imfura bankorera umurimo wo mu ihema kubera ko nabicunguriye byari mu Egiputa. bavuga ngo abana b'imfura bishatse kuvuga iki? ni abacunguwe. sibyo? yego kandi ni ukuvuga ngo byashushanyaga iki kuva na kera kose? yego ibi bintu bya Esawu arimo guta. yego bikitwa ubusambanyi. ibi bintu arimo gukerensa bikitwa ubusambanyi. kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe. umurage w'umwana w'iki? w'imfura. harimo akantu k'umurage nako ntukibagirwe. umurage w'umwana w'imfura Esawu nibyo yaguranye. yego abigurana igaburo rimwe. sibyo? bivuze ngo iki kintu nari kirimo gusobanura umwana w'imfura ku Mana ni iki? yego sibyo? Bibiliya iravuze ngo ni umwana we. yego ni nayo mpamvu abantu bose kuko bacunguwe yavuze hano haruguru avuga ngo hatagira umuntu ukerensa umuntu. hatagira umuntu ukerensa gucungura. niko yabanje gutanga gasopo avuga ati utaba umusambanyi, hatagira umuntu ukinisha kuba yaracunguwe. sibyo? akagurana umurage w'umwana w'imfura. akaba ari imfura ariko akaba atabyitayeho. oya n'Imana iha Aburahamu isezerano ry'uko izavana Abisirayeli muri Egiputa. yaravuze ngo nzavura umwana wanjye w'imfura muri Egiputa. yego buriya rero ntabwo abantu bazi ikintu kugira ngo tujye kuri uwo mugisha. ntabwo abantu bazi ikintu. buriya Imana muri Egiputa yakuye Abisirayeli muri Egiputa. yego sibyo? kandi bose ariko yacunguye imfura cyane. Abisirayeli bose Imana yabakuye muri Egiputa. ariko imfura zo yarazicunguye kuko zagombaga umwana w'imfura wese wari uri muri Egiputa yagombaga kugwa muri Egiputa. Haleluya, amen. Abisirayeli bose bavuye muri Egiputa. yego ariko yacunguye abana b'imfura kuko nibo yaguze cya gihe. akavuga ati kugira ngo bataza gupfa uze kumanika amaraso. iyi rero yavuze ngo umwana wanjye w'imfura twibuka ikindi kintu kimwe. umwana we w'imfura bavuga ni Kirisito. nta kindi kintu abavuga Kirisito. niko muri Matayo mu gice cya 25 ni nako handitse. nushaka wasoma kugira ngo ni amagambo yacu. Matayo igice cya 2
niba ari Matayo niba ari Luka umwana wanjye w'imfura nzakura umwana wanjye w'imfura ariko ni Matayo 22 Matayo 22 kabiri 22 oya kabiri 25 okay. Matayo 2:25 aravuga ngo 25 hari ubwo ni igice cya kabiri ndi kuvuga igice cya kabiri niho ariko ni igice cya kabiri nyine urimo kujya 24 ubwo ni muri Luka ni hehe handika nzakura umwana wanjye w'imfura researching urumva turebe ko icyo kintu arimo kuvuga ko Imana ibivuga imfura yayo yakuye mu Egiputa ari Kristo yego uko gucungurwa turaza kukureba turebe kuko turashaka kwensista kuri no mugisha Yakobo arimo kwakaho guhindurirwa iki izina imfura biranze byari byanze nzakura umwana wanjye w'imfura n'Egiputa oya agariho yanze nzakura umwana nzakura umwana wanjye okay iyo 8 urimo gushyiraho nzakura umwana wanjye w'imfura oya reka turaza kwashaka komeza ndaza kwashaka ariko nawe washaka nzakura umwana wanjye w'imfura muri Egiputa urumva igihe Yesu arananditse ngo igihe Yesu bamuvanaga mu Egiputa yahungirayo reka ibyo byose byari igishushanyo cya Kristo no kujya mu Egiputa byari igishushanyo cya Kristo ukuntu azahajyayo akahahungira noneho akazavayo urabizi ko icyatumye yitwa Umunazareti ni uko yari yarahungiye mu Egiputa akavayo kugira ngo asubire i Yerusalemu akajya ubu Umunazareti aho ngaho niho birivuga ngo nzakura umwana wanjye w'imfura muri Egiputa bishatse kuvuga iki rero icyo tuba dusomye ni uko Yakobo yafashe icyo yatse Esawu kivuga ni umugisha w'umwana w'imfura si amatungo oya kuko amatungo Esawu arayafite nuzaga gusoma izo nkuru uzabirebe uzasanga Esawu ngo yarafite ibintu byinshi cyane na Yakobo arabifite ariko ni iki gituma Yakobo arimo kubwira uyu muntu barimo gukirana ati sinkure kuruta mpaye umugisha ndetse yanawumuha umugisha urumva ko yamubwiye ati ndebesheje amaso Imana sinagira gute sinapfa yego Imana barakiranye arayinesha yego ayinesheje imucomora umutsi wo kunyoma iramubwira ngo aribwa ati sinkure kuruta mpaye umugisha aramubwira ngo yahageze hahantu kabiri Matayo 2:15 nabwo 25 kandi 15 none ko haravuga ngo agumayo ageze ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave kuri Egiputa ameza hepfo 16 naho yego kuko hejuru bavuga kuri 14 yari ari muri Egiputa igihe Herode apfiriye igihe Herode apfiriye Imana imutumaho biramubwira ngo noneho vana umwana wanjye muri Egiputa nk'ibyavugiwe mu kanwa k'umuhanuzi bisohore no kuvuga ngo iki yego Imana irimo kuvuga umugisha w'umwana w'imfura uwo mugisha w'umwana w'imfura rero ikintu gikomeye cyane ni izina barako nusoma igitabo cya Bibiliya cyane cyane mu isezerano rya kera uzasanga guhera kuri Adamu wa mbere yarameneshejwe yego Kayini kubera ko yarishe umuntu Abeli arapfa Imana imusumbusha Seti sibyo aravuga ngo mpeshejwe umugisha n'Uwiteka kuko anshimbuje urubyaro noneho guhera kuri Seti uzasanga Nowa ari umwana w'imfura
uzasanga Aburahamu ari umwana w'imfura, uzasanga na bagiye bavuga abana b'imfura kurenda bageza kiragiye bakundaga kuvuga umwana w'imfura. Kubera iki? Umwana w'imfura twabonye ko Bibiliya ivuga ko mu Balewi ivuga ko umwana w'imfura ari Uwiteka, n'ikintu cyose kije mbere yavuga ko ari Uwiteka, n'itungo ryose mbere ikaba yarabacunguye igihe yabakoraga mu Egiputa, ikaba yaracunguye umwana w'imfura. Nabyo dusomye muri Matayo rero avuga ngo igihe nikigera nzakura umwana wanjye w'imfura muri Egiputa. Nuvuga ngo uwo mwana w'imfura ushushanywa wacunguwe muri Egiputa ni igishushanyo cyande cya Kristo. Ikintu rero dushaka twita umugisha, nkuko twabivuze mu kiganiro cyabanje, ikintu dushaka twita umugisha twebwe tukite ikintu isezerano rya kera ryavugaga. Ibyo Yakobo yari afite nyine ubutunzi, imikumbi, abagaragu, ibyo Yakobo Esawu yamuhaye, ibyo Isaka yamuhaye, sibyo? Ariko nkunda gutanga urundi rugero ruri mu Itangiriro mu gice cya 49 ukuntu Yuda ariko ihangano wasoma Itangiriro igice cya 49. Yego, Itangiriro igice cya 49 murongo nushaka uhere kuwa mbere. Yakobo ahanurira abana be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Muterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isirayeli so. Rubeni uri imfura yanjye. Tarukarona ugere kuri Yuda rero. Giye kugera kuri Yuda rero. Simeoni Yuda murongo wa 8. Yuda bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayataraza. Uwo niwe amahanga azumvira. Aziritse ishami aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse. Abandi bamubonye bakamusingiza ngo hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Urumva ko igihe babivugiye komeza ugasoma. N'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu. 12 amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe nk'amata. Uwo ni wa wundi barimo kuvuga uzafata inkoni. Yego, bikaba birarangiye. Yuda barimo baramuhanurira ibizamubaho, ibizaba no kuri Kristo. Yewe bavuzemo n'imibabaro ye. Urumva ibyo by'amaraso yejesha imyenda ye vino akavuga ngo yejesha amaraso, amenye ngo amaso yaratukuye. Ibyo ngibyo n'ibizaba kuri Kristo barimo bavuga. Uwo mwana rero barimo bahanura mu buhanuzi bwose, yego, niwe mwana w'imfura. Uyu mwana w'imfura rero wumva icyo yadukoreye. Ni iki yadukoreye uyu mwana ko yari imfura, sibyo? Ariwe Kristo. Twebwe tukaba twari ba Yakobo. Yego, tugiye kumunyaga iki? Turamutwara iki? Iki tumutwara kikaba mugisha. Ni iki turi bumutware? Araduha izina rye. Agomba kuduha izina rye. That's the first step. Ni wo mugisha wa mbere, ariko ni nawe wa nyuma. Reka ndashaka kuvuga indi nkahita nyibura. Isiraheli ni umwana wanjye w'imfura. Niko dusomye. Isiraheli ni umwana wanjye w'imfura. Uwitwaga Yakobo akaba ari umuriganya. Arashaka atsindiye umwanya wo ku imfura y'Imana. Abiheshejwe nande? Abiheshejwe na Kristo.
katwe kubivugiraho yasoma yasoma yabona amagambo yacu n'abantu ikintu Yakobo arimo gushaka yego gikomeye cyane cyo gufata umugisha w'umwana w'imfura yego ni igiki yego sasoma mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 3 bariho rero Efeso igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe kuko yaduhereye mu mwana wayo Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru nkuko yadutoranirije muri we isitararemwa kugira ngo tubabere. First of all no kuvuga ngo kuba umwana w'imfura bingana no kwera. Mwabyumvise wamugisha kuko buriya abantu ikintu batazi kimwe iyo bavuze kwera bivuze kurobanura cyane. Kwera si uguhinduka ikanzu cyangwa wamese uguhinduka umweru ni ukurobanura to be chosen. niyo mpamvu yaturobanuriye muri Kristo yadutoranirije muri Kristo. Yego ngo kwera iyo Imana ibwiye Yeremiya avuga ngo nakumenye ntarakurema ngo ushyiraho kumanuza ngo nkwereza kumanuza w'amahanga yose hano amahanga yose biba bivuze kwera si igikorwa ahubwo ni ukurobanura. Yego kwera ntabwo ari urumva abantu bashaka kwiyeza yego kugira ngo bakire ibintu byo mu mutima ibiri mu mutima ariko ntabwo aricyo bivuze. Ubundi kwera ni ukurobanura ni ugutorana noneho yavuze ngo yadutoranirije muri Kristo icya mbere ngo tugire dute tubabere. Ni icya mbere uwo ni umugisha wa mbere ni imigisha yo mu ijuru. Yego kandi yavuze ngo umwana wanjye w'imfura Isiraheli. Isiraheli ni umwana wanjye w'iki w'imfura kandi tubona ko uwo arimo kuvuga ari Kristo. None navuze ngo yadutoranirije no kuvuga ngo ubwoko bwa Isiraheli ni twe nyine buri muri Kristo. Yadutoranirije muri Kristo isi itari yagira gute isi itari yarema ngo bigenda bite ngo tube abera. Icyo ni icya mbere tutariho umugayo imbere yayo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Icyo nico yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana. Ariko umuntu ashaka umugisha w'ubuhe uruta kuba umwana w'Imana. Ngewe uwo mugisha umuntu azawuvuge ni ukuvuga ngo kuvuka mu rugo rw'Imana niwo mugisha. Kubera iki arabivuga hasi kubera iki ibiri muri urwo rugo byose ni umurage wawe. Amen. ni ukuvuga ngo ikintu Yakobo yarwanaga nacyo yashakaga gucakira avuga ati urampa umugisha nukuba umwana akaba uwera atariho umugayo imbere y'Imana kuko arabizi neza ibyo mu rugo rw'Imana niba ari umwana w'Imana byose arahita abira byose ibirimo arahita agira gute abigabana kandi ni ibintu ngo byo mu mwuka. Ese ntitutangire gukwera umugisha wa mbere ni ukwera ni ukurobanurwa muri Kristo ukaba umwana w'iki w'Imana. Komeza. Kuko yagambiriye kera ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo. Sinabikubwiye se kubw'ineza y'ubushake bwayo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo niwe waduhesheje gucungurwa n'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bwayo ubuntu bwayo ni umugisha. Yego ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose bwa buntu bwayo
ubuntu bwayo bukatubera ubwenge. Yabuduhereye mu mukunzi wayo. Reka nsubiremo hejuru kuri 7 waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubanga ibintu Imana itunze byitwa ubuntu. Yego. Ariko ubwo buntu buduhindukira ubwenge. Yego. Nta kintu umuntu yakuraga kiruta ubwenge. Yego. Nta kibaho. Nta kintu umuntu yakuraga kiruta ubwenge. Niyo mpamvu Salomo yabwiye Imana ati niho yabereye umubingwa ubutunzi bwose ndabufite ariko nabuze ubwenge. Ndashaka ubwenge. Nta kintu umuntu yakora. Ndabizi urabumpaye ubutunzi bwose bw'ubuntu bwawe bwose urabuma yitwa umutunzi wa mbere wabaye. Nuko yamenye igikenewe bakamukubita iki? Ubwenge. Ubwo buntu rero Imana itunze ubutunzi bwayo yarabivuze rega ubutunzi bwayo itunze. Yego. Ubwo buntu rero ngo bwaduhindukiye ubwenge. Yego. Umva komeza. Ubwo yadushakirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Ubwenge bwose no kumenya. Cyenda ibigenge terere itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera. Itumenyesheje ni ukuvuga ngo bwa buntu bwayo iduha bukaduhindukira ubwenge. Bwa bwenge buba ari ukutumenyesha ubwiru bw'ibyo ishaka. Ibyo ishaka cyane n'ibyo yagambiriye kera. Mu yandi magambo ubuntu bw'Imana butuzanira ubwenge bwo kumenya ko Imana yagambiriye kera ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe n'umwana w'imfura. Tugabanye ku mugabane we wese tugahinduka abana b'imfura cyane. Niko twabigenje nta kindi Yakobo yashakaga sibye. Komeza ariko urabona ibindi bintu byinshi. 9 na 10 kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteranyiriza ibintu byose muri Kristo ari biri mu ijuru n'ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye ikora byose nk'uko ishaka mu mutima wayo. Iravuze ngo iturage ibyo bintu byose yakoraga kugira ngo ubone uko ituraga. Yewe ibintu byayo byose twabonye umurage kera. Ikintu twagombaga ikintu umuntu yashakaga cy'umugisha amasezerano mishya ni uguhinduka umwana ukabiragwa. Iyo ubaye umwana ibintu byose by'umwana byose ubiraza byose. Noneho hari ibintu by'ubutangaza nigira mu 15 noneho 12 ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. 14 uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa nawe tuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yaronse Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. 15 nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu ngakunda abera bose. Ndashishikariza abantu kwizera umwami Yesu mu ibintu bagiye kutuvuga. Mbashimira Imana urudaki nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurira bitume muyimenya amaso yanyu abona uko ahweza imitima yanyu abona uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'ihamagaye
mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'imizaraga abera bamuragiye yavuze yaturaze yego mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. yaduhaye imbaraga zayo, yaduha ubutunzi bwayo, yaduha ibintu byose, ahubwo ni uko ubutunzi tunga ubutunzi tunga abantu bagutekerereza muri bino bintu. ariko bakamubwire mubwire ibintu ukuntu ari umuvumo, abantu batekereza ukuntu ari umuvumo, byavuye ku cyaha, komoka ku cyaha, komoka ku buriganya. uyu muntu mureba ni umuvumo, komoka ku buriganya. bivuga ngo muzajya mwisha wibuke ko ari umuvumo, ni umuvumo. uzajya wibuke ko ari umuvumo wazanywe n'iki? ni icyaha n'uburiganya. ibyo bintu mubyibuke neza. ibi bintu rero kuva mu itangiriro umugisha wari iki? na mbere y'uko Adamu acumura yabagaho hano. Adamu Imana yamuremeye ibintu byose, imuremera ibizamubeshaho, irabimuha ngo agire gute? abitegeke, abitware, none icyaha kimaze kubicurika biramutwara. niko mu Baheburayo havuga ngo tubona ngo Imana yarakwiye ngo iremere umuntu ibintu wabitware, ariko tubona noneho atabitwara ahubwo bimutwara. mu Baheburayo mu gice cya 2 cyakoze ngo tubona Yesu wacishije umunsi w'amareka akaba umunsi w'amareka toya ko ari we wahawe ubwiza n'icyubahiro kugira ngo noneho twari bujuje. Imana ishimwe rero ko tubitwarira muri isi. Nubwo umugisha wo mu isezerano rishya nk'uko twabisomye ni uguhinduka umwana, umwana wera ukiranuka, sibyo? ufite ubwenge bwose bwo kumenya ubwiru bw'Imana. ubwo ndimo kuvuga imigisha, yego kwe ni uguhinduka umwana wera utariho umugayo, wahawe ubwenge bumenyesha ubwiru bw'Imana, bumumenyesha ubutunzi Imana itunze, sibyo? bwose bumumenyesha imbaraga iziha twebwe, ngo izo yakoreye muri Kristo imuzura nizo natwe tugize gute? nizo dufite. mbega umugisha bimuzura mu bapfuye, ikazidukubita kabisa. niyo mpamvu Pawulo avuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. izo nizo yaduhaye natwe. uyu munsi ntabwo tukiri mu rupfu, uyu munsi twarazutse. Amen. ni ukuvuga rero ngo iyo twavugaga ngo ni umugisha, umugisha turagira ngo tubwire abantu umugisha nyakuri ni uguhinduka, ni uguhindurirwa izina cyane. niwo Yakobo yashakaga, Yakobo akitwa urubyaro rw'iki? kuko Isiraheli bisobanuye urubyaro, umwana w'imfura w'Imana. siko bisobanuye? siko twabisomye? Isiraheli bisobanuye umwana w'imfura w'Imana. ubwo rero umwana w'imfura w'Imana agiye kubonera urubyaro iki? Imana. ni nako mvuga mu Baheburayo kugira ngo mutabyumva ko ari amagambo yanjye. ni nako avuga mu Baheburayo igice cya 2 aravuga ngo nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. ariko reka maze herera buri gatoya. umva hano kuko byari bikwiye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugabo wabo w'agakiza kabo kubabaza. iyobora abana mu bwiza ariko itunganishije umugabo wabo w'agakiza kabo kubabaza. bigenze bite rero? kuko uweza n'abezwa bose bakomoka kuri imwe. yagombaga gutunganisha umugabo w'agakiza kabo kubabaza. uriya mugabo arimo gutunganya Kirisito, yarimo kudutunganya natwe. yatunganishije umugabo w'agakiza kabo kubabaza. yego banishimye cyane. haleluya. tunganishije rwose umugabo w'agakiza kabo kugira gute? kubabazwa. noneho kuko uweza n'abezwa
bose bakomotse kuri imwe. Noneho rero umva wumva ngo nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kwita bene se. Yego. Kuba yeza bo bezwa ntabwo akorwa n'isoni zo kwita bene se kuko atunganije umugabo agasiza akavugira gute koza. Ati nzabwira bene data izina ryawe nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Kandi ati nzaba ariyo niringiye kandi ati dore ndi hano jyewe n'abana Imana yagize gute yamaye. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwo yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwa ruhinduza ubusa ufite ubutware bw'urupfu abona uko abatura abahoze mu bata bwo gutinya urupfu mu kuboko kwabo kose. Kandi rero ese umvise ko Satani yahindutse ubusa kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa Satani. Yego nyine Satani urupfu rw'Imana rwahinduye Satani ntagaba aho nicyo gituma yari akwiye gushushanywa na bene se kuri byose agashushanya ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana abe n'umugabo. Nibyo rero turimo kuvuga ikintu Yakobo yashakaga guhindura izina, yashaka umwana, yashaka guhindura identity kuko bari bavuze ngo izina ni ryo muntu, izina rye ryari iki umuriganya. Ariko se noneho ko yahinduriwe izina yitwa Isiraheli, Isiraheli bivuga umwana w'Imana, ni ukuvuga ngo nicyo mugisha yashakaga cyane. Ngiki uraba umwana w'Imana, uraba uwera w'imfura kandi uraba umwana w'Imana kandi w'imfura, uraba intungane imbere y'Imana, uraba utagawa, uraba ufite ubwenge bukumenyesha ubw'ubwiru bw'Imana, bikumenyesha ubutunzi bwayo butagira akagero. Ubwo bwenge bwaguhaye umwuka weraho nk'ingwate. Ibyo byose bisorezwa n'imbaraga iziha twebwe izo yakoreye muri Kristo imuzura. Yego ibyo nibyo ukusanya bikitwa umugisha w'Imana. Barangije gusoma nanjye nsome. Yego Zaburi 133:3 cyangwa se kamere kwa mbere, indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, nimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatemba mu bwanwa bwa Aroni, agatembera umusozo y'imyenda ye. Yego 3 bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku musozi w'Isiyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Umugisha no bugingo bw'iteka ryose arabimugisha mu bugingo bw'iteka ryose. Urabufite bwaki niba uyu munsi wizera ko Imana yaguhaye ubugingo buhoraho, ufite imigisha yose. Ni iki Imana yashaka? Umuntu nanakubwira ngo Imana iguhe umugisha, jya umubwira uti Imana yarawumpaye, waho gutangira umuha ubuhamya, mubwire ubwenge Imana yaguhereye muri Kristo Yesu, kandi bukumenyesha ibyo Imana yagambiriye. Umubwire uburyo Imana yakuzuye, umubwire ibintu byose waboneye muri Kristo Yesu. Umubwire ati ariko nawe uwo mugisha wawe ufite, cyangwa wansabiraga bimwe byo mu buriganya. Abantu benshi rero basaba dusoza, abantu benshi basaba ibyo mu buriganya, ariko ongera usubira mu wa gatatu kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanuka ku musozi w'Isiyoni, uko ari Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Umugisha ni wo bugingo bw'iteka ryose, ubugingo budashira rero bw'iteka ryose ni wo mugisha. Kandi uweza n'abezwa bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kwita bene se. Abwo ntibyumvikana. Kandi yatunganishije rwose umugabo w'agakiza kabo w'amazwi, abishimirwe rero. Uwo ni wo mugisha Imana yari yateguye ko duhinduka iki abana badapfa, bafite ubugingo buhoraho. Nicyo bafite ubwiru bw'Imana, bazi iby'Imana yagambiriye kera. Kandi iby'Imana yagambiriye kera ngibi ni uko tubona ubugingo bw'iteka.
bavandimwe Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha.